ari ufite iyo ndwara yo gufura ko buriya n'uburwayi bubi cyane n'uburwayi butuma hari uremba akajya ICU na hano bashyira indembe ho bacungira umuntu urembye akamucungira ku jisho ibimashini bikubita gutyo bacunga kwa bacunga niba apfa niba kira bazana utubazana turiya hari ujya ICU hari indembe irembeshwa no gufuha karemba pe yo kubimenya nababara cyane sibyo nababara cyane ariko kubabara kwanjye no gufuha kwanjye ni ibintu bibiri bitandukanye iyo ufushye niho wuzura umwuka wo gusenya urafuka buramahoro ukamugenda ikiri buvemo nuko uri bubone yuko bitagishobotse rwose wabumenye warakamenye neza ikibazo cyo gufuha ubwo ni uburwayi bakwiye kwivuza ntabwo ari ikintu cy'umuntu yishyiramo gusa ni uburwayi reka mbabwire ukuntu gufuha ari umuhoro usenya urugo rwawe ukarurimbura ugahera mu mizi gutyo ukarurimbura rukarimbuka ngishaka ngeze mu rugo ngira ngo ni nk'icyumweru cya mbere hahamagara umukobwa ari i Burayi niba ari Canada niba yari he aramuhamagaye hello hi darling hi sweetheart hi darling you okay long time bitega amatwi nimumfatana ntaki nari hafi ye mbyumva hey darling long time I miss you hey love avuga noneho uri umugeni nari umugeni w'icyumweru umurazi uri kukureba nari umugeni w'icyumweru Emi icyumweru kimwe hey baravugana baratinda kandi ubwo hari mama wacu mukuru wa mama ko mama yari yaritabye Imana muri iyo minsi yari yaje kudusura noneho baratindana ubwo twari duhishije ku manywa dutegura ameza umugabo atinda kuri telefone numva za sweet numva za darling numva za love numva za I miss you ndavuga reka ntegereze ikiri buvemo turatinda tunanirwa kujya ku meza dutegereza umugabo kera kabaye ahaziye ariko ubwo ndategereje ngo numve se n'uwo bari inshuti wari witeguye ko azamurongora none akaba batashakanye yarashatse igihe yarabimenye aje kurusenya ni ibiki jye nanuzuye ifuhe ryinshi cyane ako kanya ahubwo nyuma yaho niho nakubiswe ariko muhamagara icyo yore kuvugana za dawaringi wumvaga nta kantu kari kukuvuga karakubitaga of course karakubitaga hano bavuga se uyaje kunsenyera arashaka kuba ari urujyamo bingendekeye gute mu by'ukuri numva agatima kadiha ukuntu ariko ndifata noneho rero aho byaje kubera bibi wikanga akadahumeka ukikubita hasi ugahwera wikanga akadahumeka ukava mu rushako urugo rwawe rwiza umugisha wawe Imana yakugeneye ukaruvamo ukirukanka ugasohoka ugapfa nabi reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya aho muri hirya no hino ku isi tubasaba umugisha w'Imana mwakoze cyane mwemeye kubana natwe njye Ndikuzo Emi tubana kenshi mu biganiro bitandukanye kandi by'umuryango by'ivugabutumwa ndetse n'ubuhamya Imana ibaha umugisha rero hanyuma uyu mwanya rero ndashimira abantu bose twabanye mu gihe cyatambutse wakoze subscribe Imana iguha umugisha warakoze cyane wakoze like Imana iguha umugisha kandi wo ukora share kuri ibiganiro Imana iguha umugisha hanyuma rero abari mu masaha y'igitondo mugira igitondo cyiza mu masaha y'amanywa mugira igicamunsi cyiza hanyuma bari ku masaha y'umugoroba mugira umugoroba mwiza muhabwe umugisha n'Imana tugarutse muri cya kiganiro cy'umuryango hanyuma turi kumwe na Mama Ganza birumvikana batamuzi tubuze kumwakira hanyuma abamunya ari ubwa mbere birumvikana hanyuma nawe ugeze hano ari ubwa mbere cyangwa se utarakora subscribe bikore aho hasi mu nyuguti z'umutuku uze gukandamo urabona inzogera ku ruhande uyikande kugira ngo tujye dusangira ibiganiro by'umumaro tugiye gusenga hanyuma tumwakire kugira ngo uyu munsi ikiganiro tugiye kuza kubamo twinjiramo kize kuba ikiganiro kibuze kugira benshi umumaro Data turagushimye kuri umubyeyi imbabazi tugushimira ubuntu bwawe no kugira neza kwawe
byose tubikesha ubuntu bwawe, tutarabisoro mu nda z'ababyeyi wari uzi ko tuzabaho, uradutegura kugira ngo uyu munsi tuzabe turi ku isi turi bigushimisha, turi bikuramya kugira ngo uhabwe icyubahiro, kuko nta kindi waturemye usibye kukuramya. Dukwiye kukuramya mu buryo ubwo ari bwo bwose data, n'ubu turimo turakuramya kuko imitima yacu iguwe neza. Uhabwe icyubahiro kuko waturemeye uyu munsi udasanzwe. Impamvu uyu munsi umuntu uri kureba iyi video nuko ari muzima. Hari benshi batakiriho ariko wenda banabonye video zacu disi zatambutse. Abakiriho rero ni iby'agaciro gakomeye, turabigushimiye. Uhabwe icyubahiro data kuko wagize neza. Hari abadukurikiye batari mu Rwanda, bari hirya no hino ku isi, ubahera umugisha aho bari kandi ubakomereza aho bari n'imiryango yabo. Umuryango uteguwe neza uturwamo n'umutima muzima, hanyuma n'umwuka wera agatura muri wo, hanyuma ijambo ryawe rigakomera muri uwo mubiri, muri ubwo bugingo. Twahawe ubugingo nk'Imana ikomeye, si uko twakiranutse, si uko twakoze ibyo gukiranuka, ni imirimo yawe ikomeye. Reka umunsi rero nabwo ubane natwe muri iki kiganiro, utuyobore mwuka wera uri muri twe nk'umwigisha ari utuyobora, kandi atuyobora inzira nziza. Amagambo, ibitekerezo ntibibi byacu, ku byacu ntibyafasha abandi, ahubwo bitubwirijwe na mwuka wera byagira abandi umumaro. Icyoro kibi kira kutwemereye, reka uyu mwanya w'agaciro uze guhagarana natwe. Umuntu wese urebeye video muha umugisha, kandi hari byinshi birangaza abantu bakareba video kuri YouTube bagaseka bakishima birumvikana, ariko noneho igikomeye n'aya magambo y'ubwenge akwiye gutunga uyu muntu, ndetse n'iri sengesho tumusabiye kugira ngo umugisha wawe kuri we. Byose tubisabye twizeye ko tubihabwa mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amen. Reka twakire Mama Ganza, hanyuma atangira asuhuza abadukurikiye muri uyu mwanya, hanyuma tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina. Uyu munsi tuza kugaruka ku nsanganyamatsiko yitwa gufuha. Ndabasuhuje mwese aho muri hose ku isi hose, abari mu Rwanda, bari muri Amerika, Canada, bihugu duturanye hano hafi, i Burayi n'ahandi hose, inshuti zacu, abavandimwe bacu. Imana ibaha umugisha, dushimishwa cyane no kubana namwe ibihe byose. Umwanya wose tubonye imbere y'amaso y'Imana n'imbere yanyu tuwuha agaciro cyane, ko ni ubuntu bugeretse ku bundi. Turabashimira cyane ko mujya mugaragaza ko turi kumwe namwe, mugaragaza ko ibyo dukora tutari inkorabusa, tutangiza umwanya, mukatugaragariza yuko ibiganiro tutambutsa mu bikunda igihe cyo mukoze like, mukatugaragariza ko mwabonye ari iby'umumaro mu gihe mukoze share, mukatugaragariza ko mukeneye n'ibindi igihe cyo mukoze comment, mugagaragaza uko mwabyumvise n'icyo mwifuza kindeje cyo twakora. Nanone ni ukuri turabashimira ko Imana ishobora kuba yarateguye umwe muri mwe cyangwa mwese kuba mwabikiraro cyo kugira ngo ubutumwa dutanga bugire aho bwageraho, utashoboye guhita akurikira, utazi uyu muyoboro, ariko ukaba wahitamo ukavuga uti reka nyitange, reka sharinge, ahari nakwisanga ari igihe muyoboro cyangwa ari igihe kiraro cyo kugira ngo uw'Imana yateganije ubutumwa bumugereho. Ndabasuje aho muri hose kandi mbifurije umugisha, mukomeze mutube hafi. Inkunga ikomeye ni iyo ngiyo, ni like, ni share, ni comment ndetse na subscribe. Uko iyo ukoze subscribe bituma ibiganiro nta kigucika. Ushobora rero kutayikora utayikoze, uhari waba wabonye icyo gusa cyubonye ko icy'ubutaha ntukibone, kandi yenda ubutumwa bwawe bwari mu gitaha. Imana iha umugisha mwese, umugisha abo dukorana umurimo, kandi ikomeze kubashoboza namwe, ikomeze guhagarana natwe kugira ngo iyi gahunda ibe iy'umugisha. Imana ibaha umugisha. Mama Ganza, uyu munsi rero tugiye gukora ku nsanganyamatsiko yitwa gufuha. Gufuha. Gufuheka. Roko twajyaga tubyita ngo ni ubufu, ngo gucuruza ubufu. Wari ubizi? Insanganyamatsiko irakomeye cyane. Ese bavuze gufuha Mama Ganza, nyirizina wumva iki? Bavuze gufuha, njye numvamo gusa n'ugenda kuri mugenzi wawe, ukamubuza amahoro, nawe ubwawe ukibuza amahoro. Mbese numva ari ikintu gituma umuntu abura amahoro. Ukabura amahoro, ukamugendaho, ibyo avuga, ibyo akora, telefoni igahora akajisho kameze gatya, urunguruka mutya, aravuga iki, araganira nande, ugahora ucunganwa n'agapasiwadi ke. Gufuha ni ikintu kibi cyane. Okay, nyizina twinjira mu gihe cyo gufuha nk'uko bivuze, turi buze guhera hasi.
uyu munsi urashaka umukobwa mukabana, mwamara kubana mu rugo mukaba mumeze neza, shushu mutima mumeze neza, ariko hari akantu numvishe ngo iyo mumaze kubyara ngo rimwe na rimwe hatangira kubaho gufuha bigahera ku mwana. Byumvikane ko hari ibintu bisa naho tutarajya mu rukundo cyane nyirizina, ngo no mu bana bibaho. Nk'ubu ukaba uri umugore wanjye, nagira gutya nagukoraho cyangwa se naguha akabizu ugasanga umwana arafushye, ararize, akuriye inzara, aragukubise ngo uva kuri mama. Biterwa n'iki? Yabaye nka rero ibyo rero byo no birakomeye bihereye ku mwana, ariko uretse ko twigiye kubivugaho, umwana burya kenshi akora ibyo yigishijwe. Uri bwibaza uti umwana w'uruhinja yigishijwe nande, yigiye hehe? Ariko nagira ngo yeme nkubwire ikintu cya mbere utaragera kuri wa mwana wavutse, ahubwo nkubwire ngo burya ufuha ni nk'uko kubivuga biba byaramugiyemo kera cyangwa yarabivukanye bari ko mbyita umwana. Uyu ufuha duhere ku muntu ufuha, ariho uzavukaho wa mwana uzaza agafuhira se, sibyo? Birashoboka ko nyina w'umwana ariwe ufite iyo ndwara yo gufuha. Nayita indwara ko buriya ni uburwayi bubi cyane. Ni uburwayi butuma hari uremba akajya ICU. ICU ni ahantu ho bashyira indembe, ho bacungira umuntu urembye bakamucungira ku jisho, ibimashini bikubita gutyo bacunga ko bacunga niba apfa niba akira, bazana utubazana turiya. Hari ujya ICU, hari indembe irembeshwa no gufuha akaremba pe, hakaba rero n'upfa. Kuko burya rega ntabwo gupfa ari ugupfa ugashyingura gusa, no gupfa uhagaze, ukaba wapfa uhagaze gusa kubera indwara yo gufuha pe ikakwica ugapfa uhagaze. Rero reka mvuge ngo gufuha ni indwara mu zindi. Noneho wa mwana cyangwa wa muntu, wa mugore wafushye cyangwa wa mugabo, uzi ko bihera no muri fiyansaye yeme. Iyo ari umuntu ufite ubwo burwayi, mukaba muri abafiyanse, agahera ubwo abura amahoro, agahera ubwo akagufuhira, yenda akagira ukuntu yifata kugira ngo utazabivumbura, utazamwanga, akagerageza ariko yenda aho guturika, yenda aho gupfa. Akajya agira igihe cyo uwabwira ku ruhande ati jewe buriya Emi yavuganye na Jori, bariya abagore bakorana n'abitangazamakuru, jye marumva naho guturika, barakorana ibiganiro, akorana ibiganiro. Bariya bajyana mu modoka bagiye kuganiriza, bariyo mu biki, buriya mbireba barumva ari naho gupfa. Kandi ubwo muri abafiyanse, Emi wamusanze muri wa mwuga, niwo nyine umutunze, atunzwe kujya gushaka ibyo biganiro, ni umuhamagaro we. Cyangwa se tuve no kuri ibi, ukaba uri n'umupasiteri, urumva abapasiteri baganwa n'abantu benshi. Wa mukobwa agiye kuzashakana na pasiteri, ariko ugasanga ni ikintu kimuvunnye kubera ryafuha rimurimo, akavuga ati jewe mana yanjye mba numva uwampa gusa kutagira umuntu n'umwe wo muvugana uretse jewe. Njye mba numva nawe guturika, akabibwira nka mugenzi, cyangwa se akaba yatera n'intambwe akabibwira mugenzi we, ati rero sheri ndagukunda. Ariko iyo mbona uvugana bariya abagore ubasengera, ubarambikaho ibiganza, njye niyumva nabi. Murabiseka ariko birahari. Akica ati njye mba numva ari jye twavugana jyenyine, njye mba numva ubuse nakora iki kugira ngo ugume uri uwanjye wenyine njyenyine, ntawe umuntu tugushaka, kandi nta kindi musharinga uretse wamuhamagara umurimo, abo yasengeye, abo yaganirije, abo yagiriye inama. Ni ukuvuga rero ngo urumva ko bihera kure, nta nubwo byahereye ngo ni uko mwabyaye, byahereye mukiri abafiyanse kubera ko ari indwara bifite. Wa mwana rero iyo umutwise ukamutwita ufite ya ndwara muri wowe, wibuke ko wa mwana yo nk'amaraso, musangiye amaraso, musangiye nayo babwiye ubushize. Umwana atangira kubaho umunsi waba urusoro mu nda ya nyina, bivuze ngo musangira buri kintu. Uryafuha ryawe, kwa kundi ukwehekenya amenyo, kwa kundi ubonera mugenzi wawe hari yaganira n'abandi bantu ugafuha ukumva urenda guturika, wa mwana arimo ararya kuri za mbuto zawe. Ya maraso musangiye n'arimo arakira kuri wa mwuka mubi ukurimo ubufushye.
aruzura rero narabibabwiye umugore yatwita anezerewe aseka umwana avuka aseka kikaba igiterambabazi buri muntu wese ugeze ahagaze buju kiritera ibikonda kiraseka kiranezerewe buri muntu wese agashimishwa na wa mwana noneho rero ibaze niba wa munezero wa nyina uzi ugasesekara ku mwana noneho ibaze na bwa bufushyi niko bikwiye kugenda wa mwana azaza yisange yuzuye wa mwuka wo gufuha kandi urumva ntabwo mwe mubizi biri mu maraso y'umwana ukaba wamugana umugabo we akaba yaza akaba yamusoma umwana akadukiraho umugabo akamukubita urushyi cyangwa yabona uje mu rugo gusa umwana agahera ubwo akarira kandi uri umugabo uri se w'uwo mwana umwana akarira akagera ubwo wowe birambirwa ukavuga uti jyana n'umwana basi mu kindi cyumba ngenda naniwe bijya bibaho eme none igitangaje umugore yagerana n'umwana mu kindi cyumba wa mwana agasinzira agatuza akagira amahoro akonka niba ataranasinzira akabanza agasekana na nyina akanezerwa ni ikibazo gikomeye nakubwiye ngo si n'ikibazo ni uburwayi yes ni uburwayi uwo mwana ashobora gukira why not amasengesho niwo mumaro wayo aho turaganira n'abantu bazi umumaro w'amasengesho nibo bari bwumva iryo mvuze n'utari ubizi nabimenyera amasengesho niwo mumaro wayo mu buzima busanzwe hari ibintu tuba dukwiye gukora tutabisengereka tukabikemura nise ntabwo wakemura ibyo bintu ni ngombwa ngo ubisengere none seme ko wumva uwo mwana yabyonse mu maraso ya nyina akabyonka mu mashereka umugore ubwo ko yuzuye ubufushyi Nienda niyo umugabo atashye nanone ko ibyo nakubwiye ko aba yicaye akajisho kagize gatya muri telefone acunganwa n'ashyize ashakisha ka password areba yabigenje ate ubwo urenda kumbwira ngo uwo mwana no mu mashereka ubwaho nicyo kintu cyo yonka hatabaye isengesho urumva yabikirute wera byose we mugore ushobora gufata umwanzuro ukavuga uti na genda bana ndimo nisenyera ndabona ngiye gusenye pe kuko ubwanjye ndabona ntashoboye kuba nakomeza gutya mfu ibi bintu ndabona bigiye kuzansenyera either bishobora guturuka ku nshuti muganira akakugira inama akakubwira ati ibintu by'urimo biragusenyeye vuba cyane either bishobora guturuka mu biganiro nk'ibi dukora umugore akaba yakurikira ibyo biganiro akavuga ati ndabona ngiye kwisenyera wenyine gusa agafata umwanzuro akabivamo akavuga ati ariko se wa mwana wa byose urambwira ngo azabivamo bitari amasengesho nta kindi kizaba uretse gusenga kuko wa mwana yarabyonse mu maraso yabanye nabyo araza amashereka arabyonka biramwuzuye ni nk'uko umwana wabaye mu nda akabanamo n'agahinda nyina akamutwita atamushaka cyangwa se atamushaka bakabaho ku ntonganya bakabaho ku makimbirane bakabaho wa mwana abana n'agahinda mu nda akazavaho akakavukana agahora ari nyiragahinda cyangwa se gahinda agahora n'agahinda 24/7 naho wamukorera ibya mirenge naho wamugira ute wa mwana akarenga akagira agahinda gusa ukabona ahora abaswe n'agahinda atari amasengesho urumva wa mwana yakira gute nose Mama Ganza tukira iki kiganiro ntabwo gitinda kiraza kuba kigufa ariko cy'ubwenge Mama Ganza huza gufuha n'urukundo ese ushaka gufuhira umuntu udakunda ese niba umukunda ni ngombwa umufuhire waruzi yuko ushobora no kuba byose biraza bikuzuzanya uzi yuko ashobora no gufuha agafuhira emi badafitanye n'icyo bahuriyeho bose yes umuntu akagufuhira atari urukundo cyane ndavuga ngo kuko afite iyo ndwara yo gufuha akareba nka emi akamwishimira sibyo kandi ntacyo muhuriyeho nturi fiancé we nturi sheri we ntaho muhuriye aho gusa kubera ko agukunda wavugana na joro akababara ni indwara emi nakubwiye ngo ni indwara nk'izindi zose igikira yakira umuntu ayihaye umwanya yakira umuntu ateze amatwi nk'ibi biganiro akamenya ko ibyo arimo nta mumaro urimo yakira umuntu afashe umwanya akamenya agasoma ijambo ry'Imana agasobanukirwa yuko umuntu afite icyo Imana yamuremeye yamenya neza yuko byahindi byarimo byose ari umwanda niba ari umugabo we natanamufuhira azamubera umugabo niba ari umugabo we natanamufuhira bazasazana kuko Imana niryo geno yamugeneye byatuma akira
ashobora gufata umukozi w'Imana we yizeye, wo yumva yizeye, ashobora kumukorera deliverance agakira. Ni indwara, gufuha ni indwara nk'uko umuntu arwara indi ndwara. Nabwiye ngo hari n'uwirembye akaremba. Wese niba ufuhiye ICU akaba indembe, akaba indembe mu buzima bwe, akaremba, ntagire icyo akora ngo kisakisidinge cyangwa gitere imbere, kubera ko niba uri umugabo ugafuhira umugore bigezaho, cyangwa uri umugore ugafuhira umugabo bigezaho, bivuze n'akazi kuzakora, uzicara wikanga ko umugabo ashobora kuba arimo avugana n'undi aya masaha, uzicara wikanga ko umugabo ashobora kuba arimo ari kumwe n'undi muntu aya masaha, uzicara umutelefone, uzicara wica akazi, uzicara wibuza amahoro cyangwa ubuza amahoro mugenzi wawe. Yewe bishobora no gutuma utakazi ukagata ukakavamo. Niba ufite uwo mutima ugashaka ngo wicare usuraho emaciye, wicare umurebuza, ese ubwo urumva akazi uzagakora? Ariko se tukiri aho mu maganza, birashoboka ko harya bose barabangamirwa, ufuhirwa n'ufuha bose barabangamirwa cyane. Ni ukuvuga ngo niba mfuha nzabuza amahoro wa mugenzi wanjye, byo ubwanjye mbuza amahoro. Ndicaye ndatekereza ntubu Eme ashobora kuba ari kumwe n'umuntu, nese ubundi uko atampamagaye ubu ntari kumwe n'undi, ese ko nta kamesaje ke mbona ubwo nta wundi yandikiye, ese ubundi buriya nidutahanze kurunguruka muri tele. Urumva umutima wawe wose nta n'icyo uzakora ngo ukigereho, ubwawe rero babangamiwe. Wa mugenzi wawe rero nawe ubwo uri umubangamire, ukuri bwicara umutexting umuha ka message wakagira ngo n'urukundo, kumbe nifuhe, ukamuhamagara buri kanya, ukamubuza amahoro, akavaho niba na bagenzi bakananirwa kuganira nabo niba ari akazi, kandi kubera urwo gukunda ntashaka kugutesha umutwe ngo akubwira ati buretse ati. Urumva wabangamiwe n'uwo na mugenzi wawe witwa kukunda nawe wamubangamiye. Rero ifuhe gufuha ni ikintu kibi cyane, ni ikintu gitumye ingo nyinshi zisenyuka. Wajya guperereza ugasanga mu by'ukuri nta n'icyo bapfaga, ugasanga nk'uwo yafuhiraga yari nk'umukozi w'Imana bakoranaga umurimo, nta kindi bari bahuriyeho. Ugasanga nka sekreteri yafuhiraga, ni ukuri nuko yari umusekreteri wubahiriza akazi ke, ariko mu by'ukuri nta kindi bahuriragaho, ariko ukajya kubimenya waramaze gusenya. Ifuhe gufuha n'umuhoro ukomeye umuntu asenyesha urugo rwe. Umuhoro ni umuhoro ukomeye. Ifuhe gufuha ni umuhoro ukomeye kandi utyaye, umuntu atemesha urugo rwe kandi rukarimbuka. Ubu se abantu barwaye indwara yo gufuha tubireke? Abantu barwaye indwara yo gufuha rero tubyihorere, ni ukuri reka mbasabire ndetse n'isengesho rikomeye dukwiye kubasengera. Ni uburwayi bukomeye busaba amasengesho yo kwiriza no gusenga. None se mu maganza umuntu afuhira umuntu adakunze? Umufuhira umukunze rwose byo birumvikana. Nta kuntu nafuhira umugabo wanjye kandi ntamukunda. Ikizakubwira yuko gufuha ari indwara mbi, hari n'ufuha atyo bagakora divorce bagatandukana bikarangira, ariko yarangira hamubonye agafuha akenda gupfa. Kandi baratandukanye, yenda afite umugabo n'undi afite umugore, ariko hamubonye yamubona, yaba ari wa mugore bari kumwe, yaba ari undi muntu baganira, akuvana nko guturika. Abantu mafuha mwese ndabakomeje. Nibantera amabuye ahubwo uyu ni umuco turimo. Ariko rero hari akantu tutarimo turaboneraho, kimwe. None se abantu nyine gufuha ni indwara, tubyihorere burundu, ntacyo bimaze. Ntacyo bimaze. Reka twumvikane Eme, nk'ubu nkunda umugabo wanjye, sibyo? Ntabwo umufuhira? Sinjya mufuhira habe na rimwe. Reka mbabwire ukuntu gufuha gusenya urugo. Nawe naza kubona iki kiganiro araza kwibuka icyo gihe. Barumbwe ni wabonye iki kiganiro, ndakwinginze mubyeyi. Naza kubona iki kiganiro azabikubwira ati pe ibyo yavuze ni ukuri. Kambabwire ukuntu gufuha ari umuhoro usenya urugo rwawe, ukarurimbura ugahera mu mizi gutyo ukarurimbura rukarimbuka. Ngishaka ngeze mu rugo ngira ngo ni nk'icyumweru cya mbere, hahamagara umukobwa ari i Burayi, niba ari i Burayi, niba ari Canada, niba yari he, aramuhamagaye. Hello, hi darling, hi sweetheart, hi darling, you okay, long time.
mbitega amatwi nimumfatana ugasubiramo ako kantu kararyoshye baba mbabarira kuko noneho urumva za telefoni n'umuntu noneho inshuti y'Imana nta n'ibyo yari arimo nta n'ibyo yikanze ngo wenda ngo mpunge ntaki nari hafi ye mbyumva. Hey darling, long time, I miss you, hey love. Kavuga noneho uri umugeni, nari umugeni w'icyumweru. Nari umugeni w'icyumweru Emi, icyumweru kimwe. Hey, baravugana, baratinda kandi ubwo hari mama wacu mukuru wa mama ko mama yari yaritabye Imana muri iyo minsi yari yaje kudusura. Noneho baratindana, ubwo twari duhishije ku manywa dutegura ameza, umugabo atinda kuri telefoni, numva za sweet, numva za darling, numva za love, numva za I miss you. Ndavuga reka ntegereze ikiri buvemo. Turatinda, tunanirwa kujya ku meza dutegereza umugabo. Kera kabaye ahaziye, ariko ubwo ndategereje ngo numve se n'uwo bari inshuti wari witeguye ko azamurongora none akaba batashakanye yarashatse igihe yarabimenye aje kurusenya ni ibiki. Je sinanuzuye ifuhe ryinshi cyane ako kanya, ahubwo nyuma yaho niho nakubiswe. Ariko muhamagara icyo yore kuvugana za dawaringi wumvaga nta kantu kari kukurumba. Karakubita of course. Karakubitaga hano bavuga se uyaje kunsenyera arashaka kuba ari urujyamo bingendekeye gute mu byukuri. Numva agatima kadiha ukuntu ariko ndifata. Noneho rero aho byaje kubera bibi naho basoreje ndambwiye se darling, uyu muntu watumye tutajya ku meza nyoko buko akaba gutegereje ahaheze hariya, uyu muntu ni muntu kikoko. Icyabyishe gikomeye naho yambwiye ati simuzi. Yababa we uzi kumva umeze nk'amababa ngo simuzi Emi ntibaziranye ngo ne oya aramuzi ariko nuko bataziranye cyane hari oya buretse none haba aribwo numva neza bishobotse nakameze nk'amababa nkamusimbukira nkamufata. Abagore bo barabyumva cyane, abagore ndibaza ko ibi mu byumva cyane. Numva nagira nk'icyameza amababa musimbukire mufate mu ijosi munige mubaze ngo ntumuzi, wabisubiramo ntumuzi. Ariko nk'umugore kandi w'umugeni ndarakara ndahenda muhindukirana mureba gutya, ntabwo umuzi? Ati nukuri, ati ntabwo umuzi, ati nukuri ntabwo muzi. Umuntu wakwise sweetheart nawe ukamwita darling ntabwo umuzi? Noneho sinzi Imana yo mu ijuru yamfasheho ndamubwira nti rero tujye ku meza, umumama yagutegereje tugende ku meza. Tujya ku meza, ariko ubwo se narariye Eme, urumva narariye? Tujya tubeshyanya, ntabwo nariye, ntabwo byamanukaga. Ariko nkaba Imana yo mu ijuru impera umugore wantoje, wanyigishije urushako ahari mu mahanga aho narindi nanjye. Imana yo mu ijuru muha umugisha ko yambereye, yaranyubakiye. Ntabwo mbizi neza, ntabwo mbizi neza aho mu mahanga Eme nta by'ubuntu, ntabwo ari nk'ibi bya hano dufite imbabazi tujya kuri YouTube nk'uko akaba navuga ko dushaka amafaranga ari uburyo kandi mu by'ukuri twayatanze kugira ngo tugire uwo twigisha, tugire uwo twubakira, tugire uwo dufasha. Nari natanze amafaranga, umugore araza aranyigisha buri kintu cyose, uwo munsi yaranyubakiye. Uko yarangishije ati cyambere ntukarakara ku kanya ubyereke umugabo, bihagarika ibintu byose. Ushobora kurakara ukarenzaho mukagira ibindi mukora, nyuma mufite amahoro
ukabona kumbwira utari ko mbabarira dusubire muri cya kiganiro urambwiza ukuri kuriya muntu utamuzi. Icyabaye rero nanjye namusabye nti rero sinzi aho izo mbaraga nazikuye mu by'ukuri, ndamusaba ntitujye ku meza. Tujya ku meza ndagenda nyine ndisetsa kandi hari mama wacu ndisetsa anti karibu ku meza ndisetsa tujya ku meza turarya ko ntibyamanukaga, ntabwo byamanukaga yemewe. Numvaga ntazi ngo turasoza ryari ngo tujye ku ruhande mubaze mubaze ntimbabare umbwira ukuntu umuntu umwita darling akakwita sweetheart, akubwira ukuntu agukumbuye akakubwira ukuntu agiye kuza, ahubwo naragowe yemewe. Ubwo icyo gihe arimo nanamubwira ngo aje mu Rwanda. Narakubititse cyane. Neza wumvaga azaguhakana akajya kurongora undi. Ariko yemwe ubwo wowe urumva ako kantu we katagukoraho ko nakubiswe yemwe wabiretse n'ubivuga. Ni uburwayi rero. Ni uburwayi. Iyo nza gukomeza ntyo murambwira aho nari kuzagera he. Ntabwo uyu munsi ejo bundi rega yemwe witegura isabukuru y'imyaka 15 nzaba maze gushaka. Ejo bundi kirori ki batumi muzabona kuri kamera munini ngiye tori filite no kuvuga ngo rero tori nko ntabwo uyu munsi mba ndurimo, kuko uwo munsi ku muntu utaragize amahirwe ngo agire uwo mwarimu, ku muntu utaragize amahirwe ngo agire Imana muri we imuhereze gufata bya, kuko uriya mwarimu buriya ntabwo ari we aba yarashyizwe imbere yanjye n'Imana. Niba yaramushyize imbere kugira ngo anyigishe uyu munsi bingirira umumaro. Ariko ngende gushya mbabaraniye gushya mu fayinu ntabwo no kuvuga ngo ntabwo twaganira abantu tutabafasha yemwe. Nibyo byizerega dukwiye kubafasha. Icyambere rero bantu b'Imana mukwiye kugira muri mwebwe kizabafasha no kugira Imana muri mwe. Iyo naza kugira Imana muri gi ngo ime n'ubwenge bwo kushyira mu bikorwa ibyo wa mukozi w'Imana wa nshuti wayo yohereje kuri jewe ngo mbishyire mu ngiro mbifate mbikoreshe, iryo joro mba narasenye. Kandi murabizi hari n'abari bubyumve babimenye ko mu bisobanukirwa n'abasenya iryo joro baraye bashatse. Yes, je hari uwonzi wasenye kubera telefone. Ajya kuri yo telefone baratindana gutyo, undi aramubwira ati ndabona neza ko naje ntari nkwiye kuza. Kubona wadutaye ukagenda ukajya kuri telefone ukanjugunya mu cyumba ukabayo ukageza ubwo nsinzira nkicura ukiri ndagiye. Yarahambiriye aragenda baradeforce vuga ati biragaragara ko naje atari giye wagomba kuza abivamo. Hari abonzi basenyeye kuri icyo cyumweru nk'icyanjye, hari abonzi basenyeye mu kwezi, hari abasenya ku mezi abiri. Bivuze rero ngo iyo nza kutareba neza nanjye mba narasenye uwo munsi. Warihanganye. Icyabaye rero ndihanganye tugiye ku meza turariye, ariko no kuri pe nari imperekeje ntabwo nariye. Nkomeza nyine nikoresha akayikongera mama wacu akavuga ati ubu n'ubugeni bumugira ko, ariko giye nuvaga byari bimeze nabi muri gihe. Noneho rero turashoje tugiye kuruhuka. Icyo gihe nyine numva muri abageni ni icyumweru turi abageni turaruhutse, ariko niyo cyari cyo cyari nyuma y'ukwezi, byari ukwezi uko nibwo anti yaje mu rugo, byari ukwezi gushize ntabwo ari icyumweru. Noneho rero kera kabaye we nyine yanyutse umunabi rwose arambwira ati ntawe nzi, ngenda yikubwiye ko ntamuzi, ariko kumbe we yumvise yemeze bityo nawe agira amatsiko. Uwo muntu mu by'ukuri ni umuntu baherukanaga kera bakiri abana, noneho agira amatsiko. Burya yeme hari amagambo ubwira umuntu bigatuma ugira ikindi cyo umenya. Yamubwiye atyo rero kugira ngo bishoboke ko biri buze kumworohera kumumenya, kumwibuka. Aramubwiye ati hi darling, undi ati hi sweetheart, kugira ngo noneho bakomeza baganira, undi agaseka kugira we ngo yashakisha ko amwumva. Noneho rero cyaje kumbwira yuko yavugaga ukuri. Wa mukobwa yaraje aje nahanga yaraje miwe yaraje aje naha ajyana na mugenzi we atinya kujyayo wenyine kumureba. Izo zose ni inkuru zo yaje kunterera nyuma. Ajyana na mugenzi we baramureba, barangije bicara ku ruhande abwira mugenzi we ukuntu uwo mukobwa yaramusenyeye. Rero atuzi ko uyu mukobwa yampamagaye dufite ukwezi kumwe gusa dushatse, ejo bundi mbere y'ukwaza atuzi ko yampamagaye umugore tukagirana ikibazo ku buryo umugore nanzi ko agiye guhambira agataha.
hatuzi yuko nibajije uwo ari we nanjye nkakurikira mvuga se ni muri ba bakobwa tubanye muri uyu mujyi se yenda nigeze ntereta ntidukomezanye ati nanjye biranzonga biranyobera ati naho n'uyu asanga n'umuntu nyine babanye kera mbese n'ibindi byinshi byo navugira hano mbese n'umuntu batakanabanye rwose ariko babanye bakiri abana barakina nyine nk'abana icyabimbwiye ni iki rero turagenda umunsi umwe tujya gusura papa w'uwo mukobwa atarabimbwira ibyo bintu nibwo bari bavuye kumureba umukobwa amaze nyiraho gusubira yiburaye aho yabaga niba ari Canada niba ari iburayi simbizi tujya gusura papa wa mukobwa tugeze nibwo yambwiye ati Darine Karame aturibuka wa mukobwa wigeze kumpamagara tugatinda kujya ku meza urumva za sweetheart na darling imbere ya se ntiyazivuga aturamwibuka ati ni umukobwa w'uyu mupapa ati twarabanye nibwo yamubwiraga rero ubwo bari bamaze kuganira amubwira ati rega nyira runaka atavuye ina ndaramubwira ati rega ati twaravuganye twaranabonanye nawe nibwo yahindukira arambwira turibuka wa mukobwa wamamagaraga taranambwira ko ashaka kuza ati tuganira tugatinda kujya ku meza ati dore ni mukobwa ati rero ati n'uyu nguyu ati uyu niwe papa we ati twarabanye tukiri abana iriya mu buhunzi bla 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 ati urumva niba hari n'agasigisigi kari kakindimo karangiye ubwo birangira ubwo nibwo nasubiye inyuma ndibaza ndavuga ntariko buriya si uko abantu basenya nyuma ariko nyuma nibwo nabitekereje vuga burya bwose ni uko abantu basenya ariko kugira ngo kubivuga ni uko nayo maze kumenya abo byagiye bibaho abasenyewe na telefoni abasenyewe na twa mesaje abasenyewe nuko umuntu agize izina yita uwundi muntu kandi mu by'ukuri ntacyo agambiriye cyane subira inyuma ndavuga ngo wamana we ushimwe ko wanyubakiye iyo ataba wowe nanjye umva narasenye nk'aba bose ariko hari igihe uba ukeka ko umugabo wawe afite umubesto cyangwa umugore wawe afite umubesto ibyo rero reka nkubwire nibyo twagira ngo tuvugeho iyo nza gukomeza murumva ko wari umuhoro nari ntyaje mwiza kandi wari ugiye kunsenyera ariko kubera Imana wa muhoro waragimbye uragimba nubwo bwari ubwa mbere ni nabwo bwa nyuma mperuka gufuhira umugabo wanjye kuva ubwo wese ubyihana nk'icyaha mpita mbyihana nk'uko umuntu yihana icyaha biragukundira se kandi byaranshobokeye wakoresheje izo mbaraga ndabwiza ukuri ngo imbaraga bakoresha nabo imbaraga rero wakoresha iya mbere niyo kumenya ko mu bakobwa bose bo yahuye nabo ntabwo ari ukuri mwiza cyane ntabwo ari ukuri kamara ndatsinze ahubwo nuko ari wowe Imana yakugeneye kuzabana nawe icyo gihe rero kuva yarabigeni ari iburyo ari ibumoso ari burasirazuba ari burengerazuba hari benshi icyo gihe sobanukirwa ngo babandi bose nta jisho rikibareba gifite naho bahura nta jisho ribareba afite kubera iki kubera Imana yawe kubera igeno ry'Imana kuri wowe amen iyo bitaza kuba ibyo nawe aba yarakudropinze cyangwa mwaravuganye bikagarukiraho nk'ababandi atabanye nawe ese ubu wambeshya ngo jyewe n'igihe umukobwa wa mbere Papa Ganza yaravuganye nawe ntabwo ari jye wa mbere uko nibukaye n'inshuti yanjye yaranyanze burundu kubera Papa Ganza ngo yari yarahuye nawe mbere y'uko ahura nanjye hanjye baraganira ntibahuza bigarukiraho mushuti wanjye ndaza ntegura ubukwe ndamutumira ngira mushyira mu bintu bisoza ntamubonye ahantu hose kumbi cyabiteye ni icyo ngicyo gusa kubera ko bigeze kuvugana umukobwa ni yari yayishyizemo ko bazabana simbizi none se uwo nguwo ubu uzi tumuzanye kuri kamera mwasanga ari mwiza ntaho muriye nawe ariko kuko ari igeno ry'Imana ni wowe yatwaye niko Imana yabigena Papa Ganza mwenda kumbwira ngo niwe musore wenyine wari unterese oya reka da nari mfite abasore benshi bantereta ntabwo ndi mubi cyane oya nari mfite abantu basore benshi umwe w'umurokore utari umurokore abasilamu buri umwe wese abakobwa burya nuko tubayeho duteretwa na buri muntu wa wundi igeno ry'Imana ryaguyeho rero niwe mubana rero wa mugore we uwo mugabo cyangwa wa mugabo we ufuhira umugore wawe menye neza ko hari abasore we yaretse ndetse bashobora kuba ari beza kukurenza bashobora kuba bafite amafaranga arenze ayo ufite bashobora kuba bafite imitungo irenze iyo ufite
ushobora kuba afite byinshi birenze ibyo wowe watekereza yuko uwo mugore yagukundiye. Wa mugore we, iyo ndwara yo gufuha yivuze ikire burundu. Yes. Burundu, kandi birashoboka. Ukaba muzima. Kuko hari n'abarokore kandi bafite ubwo burwayi. Shaka umukozi w'Imana wizeye, ugende umusukira ibyawe, umubwire ibyawe byose. Niba ufite papa wo mu mwuka, niba ufite mama wo mu mwuka. Ariko hari abavuga ko ngo udafushye n'ubukunda umuntu. Barakubeshya. Noneho ubu rero ko nafuhira papa Ganza simukunda. Kibazo. Oya. Niba hari umuntu nkunda isi yose, ujye muri Amerika, ujye muri Canada, ujye i Burayi, ujye mu Rwanda, ujye mu bihugu bidukikije hano. My love wanjye ntawe utamuzi, niryo zina mwita. Nta nubwo ari my love gusa. Mwita my love wanjye. Ni my love wanjye. My love wanjye. Ni kwa Sherando. Rero ni ukuvuga ngo ni ukuri pe, njyana nabivuga n'ubu namwe mu byumve. Banampitishijemo n'uyu munsi nongere mpitemo umugabo wo kubana nawe. Niwe nahitamo. Wow. Ariko nta kantu kifuhe habe na gato kari muri giye kuri uyu mugabo wanjye. Naje gusobanukirwa yuko kubana nawe ari igeno ry'Imana. Yari afite abakobwa benshi beza bamwibaranshije imbere, bamuciye imbere. Nanjye hari abasore benshi banciye imbere bafite byinshi yenda batanafite, ariko tutabanye. Maze gusobanukirwa ko ari igeno ry'Imana, naratuje. Maze gusobanukirwa yuko ubwe ari umugisha wanjye. Reka mbabwire mwa bagore mwe, abagabo banyu ni umugisha wanyu. Mwa bagabo mwe, abo bagore banyu ni umugisha wanyu. Imana yabahuje ntabwo ari parazari, ntabwo ari paraksida. Yes. Ntabwo yabahuje ikeneye ko ejo mutandukana. Utwo tuntu rero mumenye ko ari utunonko twa Satani. Ni utunonko agira cyaka, nta nubwo ari amabuye. Amabuye burya yakubisare mu ruguma. Ni utunonko. Rero udafite umutwe wuzuye Imana, udafite umutima wuzuye Imana, akanonko kamugeraho kakamutembagaza. Akagwa hasi. Akagwa hasi. Umuntu agira atya akikanga kadahumeka, murayizi. Umuntu yikanga kadahumeka nk'uko inyoni yikanga ikava mu murima aho yari igiye kona ikabireka. Natwe nuko tumeze. Iyo udafite mwuka w'Imana muri wowe, iyo udafite Imana muri wowe, wikanga kadahumeka ukikubita hasi ugahwera. Wikanga kadahumeka ukava mu rushako rwa urugo rwawe rwiza, umugisha wawe Imana yakugeneye, ukaruvamo, ukirukanka ugasohoka, ugapfa nabi, ukabaho ubuzima bubi. Kandi wari wumvaga muri wowe ari bwo warubayeho nabi, ariko wasohoka ukabaho nabi. Hari abo ni ukuri mu mbabarire mbivuge gutyo. Reka mbabwire, hari aho wibeshya ngo usohotse nibwo ubaho neza. Nabo njye numva babibwira abantu ngo ngiye ngo nkiri mu rugo rw'uriya mugabo ngo nari ndiho nabi ngo ariko nsohokeye mbaho neza. Ni ukuri mwikumva abo bana, ingendo y'undi iravuna. Uwo afite icyaha mukuye, ahari yenda bahuriye Kadirake gusa cyangwa bahuriye hehe cyangwa ntiryari igeno ry'Imana, barihurira gusa baribanira. Ariko muribaza umuntu wahuye n'undi bakajya inama, bakajya imbere y'Imana, bakajya mu bapasiteri bakabarambikaho ibiganza. Murenda kumbwira ko icyo kintu atari Imana yagihaye umugisha, atari igeno ry'Imana. Ariko wakumva gusa runaka avuze ngo nawe ugahaguruka ukavuga ngo menya naribeshye. None se mu Maganza tukiraha, sibyo? Ni umuti turi guha abantu bafuhaga babireke. Nukuri babireke. Ariko ntabwo, ariko Imana irafuha. Imana ariko ikifuhira ni ikintu kimwe, ni icyubahiro cyayo. Yego, Imana ifuhira icyubahiro cyayo. Umenye ko papa Ganza hari akandi kana yabengutse akajya ajyayo, ukanabimenya ko ajyayo. Ntago wafuha, wakwiyakiye. Ukuntu biteye rero, kujyayo kubimenya nababara cyane. Sibyo? Nababara cyane. Ariko kubabara kwanjye no gufuha kwanjye ni ibintu bibiri bitandukanye. Iyo ufushye niho wuzura umwuka wo gusenya. Urafuka buramahoro ukamugenda ikiri buvemo. Nuko uri bubone yuko bitagishobotse rwose, wabumenye warakamenye neza karahari ugahaguruka ugasenya. Ariko reka mbazeme, niba namenya ko afite ako kana kandi ariko Imana yamwe ibicishaho mu izina rya Yesu ntibizatugereho. Ariko reka tuvuge uwo byagezeho, umenye ko afite undi muntu ari hirya hari, ese yaramukodeshereje, ese yenda baranabana cyagiye cyutamubona wibeshya ko ari ku kazi ni hari, ese kuki nkabyihorera uko nkamusengera
nkamugira inama nkaguma mu bana banjye. Mwari muzi yuko tujya tubivuga buri gihe ibyo dukora byose turi abarimu b'abana bacu. Iyo ibyo bibaye bibera hirya iyo babana nta nubwo bazi ibirimo, ntibazi igihugu kirimo kirwana n'ikindi. Iyo rero bibaye jyewe nyina nkabitsinda nkabyima amatwi tugakomeza ubuzima busanzwe aho twanahondanira iyo tugahondana ariko abana bacu ntibabimenye. Mwari muzi yuko tuza tukazabera inyigisho nziza abana akazashaka nawe akarugumamo, nubwo yarugumamo hari ibibazo hari iki, ariko agashaka akarugumamo kuko natwe ababyeyi be yarabibonye ko twasazanye. Ubwo rero turagira inama abantu bafite ikibazo cyo gufuha. Ubwo ni uburwayi bakwiye kwivuza, ntabwo ari ikintu cy'umuntu yishyiramo gusa, ni uburwayi. Twabonye ko ushobora kubwonka mu mashereka y'umubyeyi wawe, twabonye ko ushobora kububana mu nda ukabwonka no mu maraso isangiye n'umubyeyi, ese bikomoka kuri papa wawe cyangwa kuri mama wawe, ariko muri make ni ukuri ni uburwayi buza bugasoza ari uko bukwishe bukurunduye. Iyo butagusenyeye urugo ubaho usa ni navuga byandi byabyenyera ngo kera batwitaga ibishushungwa, ngo umwana we ukabona ngo ni nk'igishushungwa, ukabaho gusa ariko utanezerewe urushako rwawe, utanezerewe, mbese nta kintu kikunejeje muri wowe. Rero ni ukuri twabagira inama, ni indwara nimuhaguruke muyivuze. Ikintu kizayikuvura ni Imana, niyo muti wa mbere. Ihe Imana, yegerezwa abakozi b'Imana bafite iyo mpano yo gukora deliverance. Bagukore deliverance haryo buriya mu Kinyarwanda nayita iki, bafite impano yo kuba yagusengera karandi kuriho, imyuka mibi kuriho, ibyo byose byagusenyera urugo bikuriho, akaba yagusengera akasenya izo karande zose zari zikuriho zagatumye usenya. Aho niho usanga byenda byarakomotse kuri papa wanyu cyangwa mama wanyu yarameze atyo, ukabifoma mu maraso, abana bose bakaba barabyonse, mukabaho bivugwa ngo nta muntu w'iwacu n'ubundi ushaka ngo arambire mu rugo, ntawe ushaka ngo arambi ngo arubemo arusaziremo. Kumbe byose biraterwa nuko mwabyonse mu mashereka y'ababyeyi banyu, cyangwa se mwabikuye mu maraso yo mwasangiye. Nk'uko umwana avukana agahinda kubera imibabaro nyina yaciyemo amutwite, nk'uko umwana avukana umunezero kubera umunezero nyina yagize amutwite, ni nako umwana avukana ubufushyi kuko nyina cyangwa se ari indwara yari afite igihe cyo bari bamutwite. Rero ni ukuri ntabwo ari ikintu cyo twavuga ngo ni ikintu kidakira, nta ndwara idakira, cyane cyane iyo uhuye n'umuganga mukuru ari we Yesu. Ni ukuri ntabwo na kimwe kijya kimunanira. Icya mbere niyo muti wa mbere ni ukwiyegurira Imana, uvuga uti Imana hari ibyananiye, nkunda umugabo wanjye, ese nkunda umugore wanjye, ariko ndwaye indwara yo gufuha, imbuza amahoro, ndaryama nkikanga ka message kinjiyeho kugira ngo numve ko ari ak'imirimo yenda, nkikanga ko ari ak'abagore, nkaryama nkikanga cyangwa k'umugabo, nkicara nanicanye nawe nkumva nkeneye kurunguruka ngo ndebe ngo arakora iki, se aravugana nande. Ni ukuri iyo ni indwara, wiyegurira Imana, uyisenge, uyereke ibikunaniye. Nuko iyo ni indwara udashobora kwivura ubwawe. Niba utaragera kuri iyo level, shaka inshuti nzima uyigisha inama, ubwire ko mfite ibyananiye mbigire nte. Niba ibyo byanze, egera ibiganiro nk'ibi ngibi, umenye yuko bibaho atari wewe wenyine. Hari ubwo rero tugenda tugaheranwa n'ibintu ukibaza ko ari wewe wenyine, ukibaza ko nta wundi ufite icyo kibazo, ariko reka nkubwiye ntabwo ari ibyawe wenyine. Hari ushobora kuzicara hano akaguha ubwo buhamya, nanjye nabuguhaye. Niyo nza gukomeza kuriya uyu munsi ntabwo mba maze imyaka 15 ndurimo, mba naragiye uwo munsi. Rero inshuti z'Imana, uwo ni wo muti wa mbere. Wa kabiri ni ukugira inshuti nzima, wa gatatu ni ukugira ibiganiro nk'ibi bikagufasha no gufata umwanzuro ubwawe, ukavuga uti nta mumaro mbonye ko nta munyu byongera mu rushako rwanjye, nta gasukari byongeramo, ahubwo nsanze ari umuhoro musenyera, nsanze ndimo nisenyera ntabizi, mbivuyemo ntandukanye nabyo. Niba nanamufite no kwicara ariko mukanaganira,
kanayimubwira uti rero mfite ikinduhije muri jyewe ni ukuri burya ndagufuhira burya ndagukunda kandi ndagufuhira rero ngusabe rwose niba binabayeho ukagira indi nshuti yego ukatura nayo ni iyindi nzira yo gukira kangusabe rwose daringi uburyo nkukunda uburyo mba nimvamo kugufuhira uburyo mba numva waba uwanjye jyenyine ntugire undi muntu uvugisha njya numva binzonga rero ndagusaba ngo ubimfashemo umfasha muri ubu burwayi bwanjye 1 ngusabe rwose inshuti zawe ubabwire ntibakajya bakugereza za message zirimo sweetheart darling ko hari ubwo wicaye n'umuntu muganira mugenzi wawe afashe icyanka telefone ajya kubona ukabona ka message gaciyeho ugasanga ni nk'iyi nama wamutumiramo cyangwa n'iki hakaba rero agaciyeho kavuga ati darling tuze guhurira intambara zikaba zirarose ukamusaba uti rero rwose jye n'indwara ndwaye kubera ukuntu nkukunda nisanze ngufuhira nisanze rwose none ndagusabye saba inshuti zawe ubabwiye uti rwose pe ndabinginze ninjya nguhamagara jya umenya ko ndi free tuganire ariko ujye wirinda ukanyohereza message irimo sheri irimo shushu irimo darling irimo sweetheart n'utundi nkatwo icyo ni kimwe cya kabiri niba ufite inshuti mugabo cyangwa mugore mbabarira mujye mumenyanira uzandinde kuba nayimenya ndagusabye ndavuga inshuti yo muri urwo rwego muri make rero ni ukuri yo n'indwara utarebye neza igushyira ICU wavamo cyangwa mu cyumba cy'indembe wavamo gapfa bakagushyingura iyo ni indwara utayivuje ishobora no kugutera igisebe mu gifu kubera kuko wicaye uhangayitse niko igifu kigera gutya kigatonyangamo aside ishobora gutuma gitoboka wowe kabyara ivuza iyo ndwara maze urugo rwawe ruzakuryohera kandi ukiyifite ni ukuri nta buryohe mu rugo rwawe Imana duhana umugisha namwumvise iyo nama amen Maganza Imana umugisha arakoze cyane twari kuri topic yo gufuha niba ari igitekerezo ufite uragitanga muri comment cyangwa ushobora kubaza niba ari ikibazo ufite kugira ngo tuzarusheho kugenda tuganira kandi dutera imbere muri ibi biganiro Imana igumugisha kandi Imana ikugire neza ndetse Imana ikwagure mu buryo bwari bwose nanjye ndashimye mwese mwakoze mwakurikiye iyi video wibuke gukora like share ndetse na comment kandi nzi neza ko nawe ukwiye guhabwa umugisha kuko umufatanya bikorwa yes nge nari kuzo